watangiye twibwira? Nitwa Nyiragendahimana Josephine. Utuye hehe? Waje hano ku bitaro bya Kirinda uvuye hehe? Ntuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Mageragere, akagari ka Nyarurenzi, umudugudu w'iterambere. Kugira ngo ngere hano rero naje nturutse mu Rugabano. Umugabo wanjye avuka mu karere ka Karongi muri Rugabano. Nagiye mpura n'ibibazo byinshi, inda zikavamo, zavuyemo ari enye. Uyu mwana mfite yari inda ya 5. Ubwo rero nageze mu Rugabano, nabanje kujya ndwara nkagerayo. Abantu beza bagiye bamfata neza kuri centre de santé ya Rugabano iborwa na Tasiana titereri wabo. Nahagera ubwo intege nkeya nuko nta n'imbaraga nagendaga umuntu amfashe, bagahita bantaho kuryama, banyakiriye neza cyane, bambera imfura. Naho ku buryo nageze hano i Kirinda naho bakajya bansura. Ivuriro ryo mu Rugabano ntabwo abayobozi baho bahwenye kungeraho ndetse n'abaganga baho. Ngeze hano i Kirinda rero banyakiriye neza, ariko nsubiye inyuma gatoya ambulance yaje kunjyana narahubanganye cyane, mfite ihungabana ryinshi kubw'ibyambayeho. Ariko titereri wo mu Rugabano arampumuriza, ansabira hopitali ya Kirinda ko ambulance irantwara neza buhoro kugira ngo tubashe kugira icyo turamira, kuko ikibazo cyari kimaze kuba ari inshuro n'inda zivamo. Yari ya 5. Noneho banzana neza, umuntu ukora kuri ambulance nibuka ko namumenye yitwa Josias, hamwe n'umushoferi. Banzanye neza buhoro, gira hano i Kirinda amahoro, banyakira neza. Ariko mu kwezi kwa 2 nari naraje hano i Kirinda, hamara iminsi 7 ndwajwe n'umugabo wanjye. Umugabo mwiza, nkunda kumwita umugabo mwiza. Ubwo yarahandwaje, akajya nyitaho, akanjyana hanze, akanyitaho mu buryo bwose, akankarabya, akansiga no gufata ikiko ntabwo nabishobora. Tuguciye mu ijambo karame, iyi ni imbyaro kangahe? Iyi ni imbyaro ya 5. Ni ukuvuga ngo hariya wari utuye Nyarugenge, wagiye ku bitaro bitandukanye, bakubwiraga ngo iki? Basangaga nta kibazo gishobora gutuma inda zanjye zivamo. Ubwa mbere nagiye ku Muhima, inda ikimara guhura n'ikibazo, ni ukuvuga ngo nakoraga kwa muganga Nyarurenzi, nturanye n'ivuriro aho ngaho Nyarurenzi. Titereri waho anyitaho, ageze aravuga ati wenda hari reka tumuhe ikiruhuko cy'ibyumweru 2 agenda aryame, wenda inda irasubira mu mwanya.
biranga. Nyuma yaho banyohereza ku Muhima, indiviramo hagati yo ku Muhima ni Kanombe, no kwa muganga i Kanombe nagiye ku bitaro bya polisi Kacyiru inshuro nyinshi, bakandebera ko haba hari ikibazo ariko bakakibura. Ni ukuvuga ngo inda enye zose zavuyemo, iya gatanu ntibashe kurokoka. Nibashije kurokoka, ariko kubera Imana ishobora byose yajyaga ibimbwiraho ko izaduha umwana, ariko yaje kumpisha ikirinda nk'uko yahishe Mose mu rufunzo. Yashimye ko ntabarirwa ikirinda, aho niho narindiwe kugeza na n'uyu munsi. Ndi gushima Imana ko yaduhaye umwana w'umuhungu. Iyi Imana imaze kuguha umwana w'umuhungu, birumvikana kenshi iyo ibintu bibayeho mu Kinyarwanda hari abavuga bati umuntu yararozwe, bakeka ibindi by'amarozi bidasobanutse. Ese nta n'imwe wigeze wowe ukeka? Ibyo bibaho kandi bikavugwa, ariko hamwe no kwizera Imana no gusenga, kandi Imana itsinda ibintu byinshi. Kubwo kwizera Imana twebwe twakomeje gusenga, njye n'umugabo mwiza twizera Imana kugeza na n'uyu munsi. Imana ikoze iki gitangaza, ariko ikirinda banyakiriye neza, nshima Imana. Tutaragera uburyo bakwakiriyemo, umaze imyaka ingahe wubatse urugo? Maze imyaka 4. Ni ukuvuga ngo imyaka 4 mutabyara, ahubwo inda 5 zose, 4 zikavamo uretse iyi ngiyi y'umuhungu Imana yabahaye. Yego. None ugeze hano ku bitaro bya Kirinda, bakwakiriye bate? Abaganga baho tubwire muri make ko byari bimeze. Banyakiriye neza, nhereye kwanza ni muri ambulance, ahita nyinjiza. n'abantu beza cyane. Iyo ambulance zanye umuntu ntabwo bamusiga ku ntebe hanze cyangwa nk'uko tujya tubibona ahantu hamwe na hamwe ngo nuko ari abantu benshi. Bahise banyinjiza, bangeza muri maternity, banyitaho. Abaganga mpasanze banyitaho, bankorera kimwe cyose gishoboka, bantera serumu. Ariko kubera ko nanone narahavuye, bahise bamenya birushaho kuba byiza kurutaho noneho kunyitaho. Banyitayeho, ari abayobozi, ari abatravayeri bahakora, ari abaganga abari bo bose, ari abadogiteri, ari abaforomokazi, n'abantu beza bambereye imfura. Baradufashije cyane kandi baraduhumurije. Ihungabana twari dufite rirashira. Waruhutse gihe ki? Umwana yavutse gihe ki? Umwana yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 2017, hagati y'isaha ya 3:30 na saa 4. Ese ni iki wabwira abantu bari hirya no hino bafite ibibazo nk'ibyawe, aho kujya mu bapfumu cyangwa se kujya mu bavuzi ba Kinyarwanda, ni icyo wabwira? Nabasaba ko bakwizera Imana yo mu ijuru, bagakomeza gusenga, bakaguma ku masezerano y'Imana yababwiye, kuko iyo Imana ariyo mwavuganye ntabwo itenze isezerano nk'uko benshi babyibwira. Irarisohoza. Tubwire muri make ibitaro wabashe kujyaho muri uko gutwita mbere inshuro 4 zose inda zivamo, ni ibihe bitaro wabashe kujyayo? bakubwira mu ki? Ibitaro nabashije kugeramo, nagiye ku Muhima, ndetse n'inshuro nyinshi nkajya nsubirayo gukoresha ibizami ngo barebe ko hari ikibazo naba mfite, bagasanga ntacyo. Nagiye Kacyiru, mu bitaro bya Kacyiru bya polisi inshuro nyinshi zigera nko muri 6, ariko nabo bakampumuriza. Bwa nyuma nasezerewe n'abadogiteri 4 bambwira ko nta kibazo mfite cyambuza kubyara, ko ngomba kwizera Imana, ariko igihe kikazagera. Kandi turashima Imana. Uyu mwana w'umuhungu mwamakiye mute mu muryango wanyu, yaba ku ruhande rw'iwanyu aho akomoka ndetse no ku ruhande rw'umugabo wawe? Mu muryango wacu twagize ibyishimo byinshi byonyine. ndi kwizeda, nabonye bampuyemo umwana, numva ni igitangaza. Nkomeza kureba gusa numva ndatunguwe, numva Imana irantangaje, nsanga Imana ikomeye. Twarishimye, twamwakiriye neza, twaranezerewe, twatambiye Imana cyane ku buryo bwose bushoboka.
iyo habonetse umwana nk'uyu nguyu biba bitangaje. Ese niba atari ibanga mwamwise irihe zina? Byaratunejeje, n'Imana yo mu ijuru yagendaga itubwira amazina, twitegereza twihanganye. Twamwise n'Imana ubwayo. Imana ubwayo ubundi niyo ya mbere, yitwa Mugisha Shami Samuel. Mu gusoza bwa nyuma nicyo wabwira abaganga bagufashije muri ubwo bubabare bwose bwo kutagira icyizere ndetse kugeza ku munota wa nyuma ubonye umwana wawe Samuel? Ndabashimira cyane, barakoze. Murakoze cyane. Barakoze, bambaye hafi, bambereye imfura mu bintu byose bishoboka. Wageze hano kwa muganga igihe ki? Hano ku bitaro bya Kirinda uhamaze igihe kingana iki? Hano mu bitaro bya Kirinda ninjiyemo ku itariki 24 z'ukwezi kwa 4 2017. Ni ukuvuga ko mpamaze amezi 5. N'umuryango wose wishimiye kumva ko turi hano, ndetse n'inshuti zacu z'i Kigali twabashije kumenyesha, bumvishije ari igitangaza. N'ububabare twahuye nabwo, kumva ko Ikirinda bamwe ntibanahazi, bumvishe ko twahuye umwana w'umuhungu, barishimye. Hari n'abo twari tuvuganye bahereza Imana icyubahiro, barasirimba, abandi batera impundu. Ni ibyishimo ku muryango wacu. Umutware wawe yitwa nde? Umutware wanjye yitwa Iyakaremye Emmanuel. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Nitwa Dr. Byamukama Emmanuel, akaba ndi umuganga mukuru w'ibitaro bya Kirinda. Uko yabivuze, natwe ni ubuhamya bwatugezeho. Umubyeyi waje afite ikibazo, yajyanye mu bitaro bitandukanye by'i Kigali, binakomeye kuko yaratwitaga inda zikavamo, ngira ngo havuyemo ine. Hanyuma rero aza kubona ubufasha hano, ahageze tumwakira neza n'ibyo yashimaga. Akaba yanishimiraga n'amasengesho dukora hano, agomba kuba ari we yamufashije. Hanyuma umwana yabyaye nyine ku itariki 13 z'uku kwezi, ubu akaba ari kwiga za mbere zavuye. Muri ibitaro bya Kirinda bigomba kuba bifite umwihariko. Njye mvuka ino nubwo ntabiyoboye igihe kirekire, ariko bizwi ko ari ibitaro by'itorero byakira abarwayi neza, ndetse bikaba hari ubufasha usibye no kuvura gusa, n'ubufasha nyine bw'amasengesho, n'ubufasha bw'abatishoboye, abashoboye kubona ibyo bafashisha abarwayi bakabaha. Ndetse iyo umurwayi akigera hano, mu makuru nafashe inzira hano cyangwa numvaga n'ubundi ntaza, nuko ibitaro bifite umwihariko wo kwakira abarwayi neza, nta mugambi bashimikira batuka. Abaforomo bazi neza icyo bagomba gukora, cyane cyane binyuze mu itorero, kuko naryo rifite indangagaciro zigenda neza. Murakoze.